Umuhuza YASIPI TV, iki ni igihe cyawe cyo guhembuka nawe ugahembura abandi. Hano ku Muhuza YASIPI TV, mwebwe mwakoze subscribe mudukurikirana 5/5. Uyu mwanya rero aka kanya nagiraga ngo tubanze twibwira abantu badukurikiye. Ndi kumwe na Nshuti, twari turi kumwe mu kiganiro mu kanya, ariko yari ari kumwe n'abashiki be, ariko bagiye gukora umurimo w'Imana, bagiye kurepeta, we yarepeseje kwa gatanu. Uyu mwanya rero, uyu munsi wa none we ntago arepeta, ahubwo arabyukira mu materaniro. Twari tugiye kugirana ikiganiro kijyanye n'umuhamagaro w'iyobokamana, uburyo Imana ihamagara umuntu ukiri mutoya, ariko nabanza gutangira abasuhuza mwese. Murakoze abakurikiye ikiganiro cyacu Umuhuza YASIPI. Amazina yanjye rero akaba ari yandi, akaba ari Nsabimana Adriva, nkaba ndi umukristo, nkaba nsengera mu itorero rya Petesida Holy Church Nyamata, niba i Nyamata mu mujyi. Ndumva ari ibyo nkaba ndi n'umunyeshuri. Amen. Imana ishimwe cyane. Murumva ko ari umunyeshuri uyu munsi, ni weekend, ntabwo bize ariko babayeho mu wa kane. Homework ntabwo zijya zibura. Warazikoze cyangwa uzazikoresha? Abo ngabo bari kurara nzikora nyine, bari kuryama saa 5. Saa 5 z'amanywa? Oya, saa nijoro. Nanze ngo kuryama saa 5 z'amanywa. Oya. Uyu mwanya rero tujya kugana ku bantu bari ku kigero cy'imyaka. Afite imyaka ingahe? Mfite imyaka 11. Urumva ko kiri muto, wakuze cyane. Ni ukurya neza, ababyeyi banyitayeho. Bakuhereza inshyushyu, ibikoma, igihugu igikoma z'akababyeyi. Cyane. Reka noneho ubuzi ugatayemo uvuye muri siporo. Kandi ukunda siporo cyane. Uri n'umukinnyi, ujya urindira ikipe y'ikigo, hajya n'ikigo cyangwa n'ikigo byose n'urusengero, ariko njye iby'izamu nabivuyemo nsigaye nyina ndi umwataka cyangwa karindwi cyangwa hagati. Iyo myanya uko ari 3 niyo nsigaye nyina, iby'izamu nabivuyemo. Wararisezereye. Bano bango sigara ukina kuri karindwi, wabaye Cristiano akina nomero 7. Rero Imana ishimwe kirishaka imoso y'indyo zose cyane, wari kwahugura umuhanga. Ntabwo ibyo gukina nakinaga kera, abana bamvunaguye, mwarashaje, none ubu ntabwo nabishobora. Rero Imana ishimwe cyane. Rero ku kiganiro tugiye kugira nani iyobokamana, umukristo, umuntu wabatijwe mu minsi yashize, narabibonye n'amafoto yawe narabonye. Tugiye kuganira neza. Rero mu kanya twakiriye bashiki bawe kuri kamera, ariko kwa dufitanye umunsi nafitanye ubutumire nabwo kuza kuganira ku iyobokamana. Rero numva twatangira usenga, noneho ngewe ndaza gusenga dushoje ikiganiro tugiye gukorana, ariko tangira usengera n'abantu badukurikiye hano ku Muhuza YASIPI TV. Reka dusenge. Imana neza, ufite ubuntu buhoraho. Imana tuje imbere yawe kugira ngo tukwereke uyu munsi. Uyu munsi reko ube uw'ibyiza gusa, ureko uw'imbaraga zawe Mwami Imana. Dushoboze muri iki kiganiro tugiye gukora, tuvuge ibyunguka imbere yawe Mwami Imana. Kandi iki kiganiro tugiye gukora gihamagare benshi bakumenya Mwami Imana. Dushoboze kandi ugendane natwe mu kiganiro tugiye gukora, aho tutari Mwami Imana uhatubere, kubwo izina ryawe ryiza. Mbigusabye bikuze kuko uri Imana ihoraho. Amen. Amen. Imana ishimwe cyane. None rero Nshuti, tujya kugana ku nyungu nk'eshatu. Ya mbere tujye kuganira ku gukizwa. Iyo bavuze gukizwa ni iki? Urumva gukizwa ni uguhinduka. Hari ibintu umuntu kera yabagamo. Ngiye tujye kugana ku kiganiro cy'urungano, kuko nanjye aho ngaho ku myaka yanjye n'umunsi nyine hari hose waturutse. Nanjye ntabwo ndagera kure, ariko hari aho natwe twahereye dukora umurimo w'Imana. Nanjye ku myaka yawe ngiyo mfite, nari umukozi w'Imana, nari n'umuvugabutumwa, nari n'umuhanuzi, nari byose. Ariko n'uyu munsi kandi ndabikora, kandi byarandinze, kuko nkanjye kuva nabaho hari ibyaha narajyamo kubera agakiza. Ariko hari n'abakizwa bageze atugeze cyangwa no hejuru yaho cyangwa no munsi yaho, bitewe n'umuhamagaro. Rero wowe iyo bavuze ngo gukizwa, ejo wakire Yesu n'umukiza, nibyo tugiye kuganiraho. Umwakira ni iki?
wumva cyageze mu bugingo buvuga ati iki kintu cyarahindutse, nkimara kumwakira ibyahindutse, cyangwa se na mbere y'uko mwakira yansanza mwigaragura wenda muri va turacyari mutoya, ariko dufite ngewe nkanjye mu cyaro ntabwo najyaga mu bya bindi, ariko nakoraga ibya bibiri, cyane narabeshyaga, cya kabiri nk'ibi ntabwo nibaga amafaranga, njye nibaga ibyo byo mu nkono. Ntabwo nibaga amafaranga, nibaga mu nkono. Noneho kugeraho no mu rugo iwacu bamenye ko ngiyewe ku giti cyanjye ku bintu bijyanye n'amafaranga ntajyaga azavuga ati twabuze amafaranga ngiye baze kukinshakira, ariko nk'ibijumba, nk'ibirayi, umuceri, ibintu bijyanye n'ibyo, iyo najyaga mu gikoni bahitaga bankurikira, cyangwa njye hari inkono y'ibiryo bashyiragaho umuntu wo kunkurikira, bavuga ati arakuzaho bene nyina, kuko urumva turimo tuvuga nyine, kandi abyirukiye mu rugo urumva rukijijwe nta kindi, kandi nabwo nkagira undi muvandimwe we icyo kikwari kwirira amandazi, ubwo niba n'igicara akacyanura n'utundi tuntu nk'utwo, ariko nawe ni umukristo. Noneho njyewe rero ntabwo nibaga hanze, nabikoraga mu rugo, ariko hano negeze mbikora nabwo naharaye, turarya sinahaga, urumva turese impage. Ibyo bintu rero ni imbata y'ibiryo yo kw'ibiryo byo mu rugo, ngacunga ngo nuko ibiryo bihiye. Noneho ngewe icyo gihe ntabwo nambaraga ibi by'amakabutura, ibintu nambaraga ikanzu y'umukara ifite rase mwene hano, urabona ishyira kuri taye nyine, kuko icyo gihe kugura imyenda wo kuvuga ngo uragura nk'ikabutura cyangwa se iki byari byanaho mu mbyeyi, twebwe bakuguraga ikanzu uzakuriramo, ubwo noneho umufuka w'iyo kanzu wabaga arimo gushyira ikintu hano kikanagana mwene aha ngaha giciyemo hano, ubwo noneho wagenda cyo ugasa n'ugifashe umwenda uku urimo ugendera. Ibyo bintu rero bari babinziho, aho nakirijwe ntawongeye kubimbona. Icyo ni kimwe, turimo tuganira ku gukizwa ukiri mutoya, kuko hari benshi bagiye gukurikirana iki kiganiro turi gukora. Ikindi cya kabiri ni ko njye nafite ibintu bibiri byambaza, kwari ukubeshya. Izina kinyuma ryanamvuyeho mu bihe byashize nkigera i Kigali, nibwo namanutse bavuga ati wa muntu ntago akibeshya, abaye pasiteri, ubu ni umukozi w'Imana arasenga. Ariko na mbere yaho nkiriyo ntabwo nari nkibeshya, ariko kubeshya nabeshyaga, ntabwo nabeshyaga abana tungana, nabeshyaga ababyeyi, abasaza, abakecuru, nkumva ko nyine nkaba nababwira ati muze muhurire hano ku isantere i Nyamata, hariyo umuntu wavunuye urwagwa. Ubwo noneho guhurizaho abakecuru n'abasaza, ubwo nkajya numva ndi umusitari kuba mbeshya abantu bakuru, abakontorora, nkumva afite views zitwika. Hanyuma ndavuga ati rero ibi bintu ndimo nabyo ntabwo ari byo, nabyo nza kubera ibyo ni ibintu ndakijijwe bigaragara. Nanjye ubwanjye n'umutima wanjye mba numva Imana nawe yavuga uyu munsi najya mu ijuru. Rero turimo tuganira ku gukizwa. Iyo umuntu amaze gukizwa aba yabaye icyaremwe gishya, ibya kera byose biba byibagiranye. Uva muri ibyo byose, niba wibaga uva mu kwiba, niba asamaragura ku busambanyi, niba wanga inzoga uzivaho, niba wari n'umujura ureka ubwo bujura nyine, niba wabeshyaga, ibintu byose abantu bana bakorakora. N'ubu hari n'abantu biba mu rusengero, bagiye mu rusengero kumva ngo ntiwarambika telefone ahantu ngo bayiba. Rero nagira ngo tuganire kuri icyo kiganiro kijyanye no gukizwa. Cyo ni igice cya mbere cy'ikiganiro tugiye kugira. Wowe ukizwa wahindutse he? Wahindutse w'ikintu iki cyahindutse ubuzima, uvuga ati nanjye hari ikintu cyahindutse, hari ubuzima nabagamo ariko uyu munsi ntakirimo, nsigaye nyoborwa n'umwuka w'Imana. Mbere nayoborwaga na kamere yanjye, ariko ubu ndi kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Murakoze. Njyewe buriya ikintu cya mbere buriya cyari gishyira cyarambase nanjye, kundeba gutya nanjye namwaga inzoga cyane, ndakazizi. Ku myaka ingahe? Ku myaka 13 yanjye. Ariko ubwo nazinywaga, ababyeyi ntabyo bazi, kwa kugira ababyeyi bari mu kazi kenshi, ibyo se babitewe ko nyine umwana aho yagiye araza yakoze n'ibi, bazi ko nyine aho nabaga nagiye ari gukina umupira, ari mu nshuti zanjye, wenda nkagaruka nta kibazo cyabaye. Naye nari ndi umwana w'inzoga cyane, kuko ndibuka aho nazinywaga n'umwana iwabo nize inzoga z'inkorano, nimba uzizi,
ngo naragendaga ngasanga aho bakoze ariko nanjye impamvu nazinywaga nyine si uko nanywaga inzoga nyine ngo ni uko zinjyana ngo igifuri ibintu nk'ibyo nyine. Hari ukuntu wajyagayo wagerayo ugasanga iwabo benzi bamara kwenga, kuko hari ukuntu ni inzoga bitaga inzoge, sinzi nimba uyizi. Iyo bamaraga kwenga yabaga imeze nk'icyayi nyine, ubona ngo ukumva iraryoheye. Ariko rero wajyaga gusanga yahiye, ubwo nanjye nagezeho naho ngaho byatangiye, agenda rimwe nkasanga ntirashya, ikindi gihe yahiye. Ndibuka umunsi umwe mama yari yatumye umwana muto wo mu rugo ngo agiye kuzana amata, nanjye arambwira uti genda uzane umwana ndabona yatinze. Ngiye nsanga inshuti zanjye nyine, hari umwana umwe twiganaga bita si ngombwa izina ryiwe, iwabo nyine twari duturanye. Nsanga yicaye aho ngaho kubera iwabo nyine bazikora. Nanjye abaramutiva y'umuherekeza ngaho mu rugo, nanjye ndahita muherekeza bugiye ndagenda. Abasohoye cya gicupa cya Nile kinini, sinzi nimba ukizi, cyari ebyiri ahari, baragisohoye. Tuba turicaye turanyweye, nibagirwa ibyo kujya kuzana umwana. Kumbe mama yankurikiye yagiye kumureba, ariko njye sinabimenye. Abagiye kwirebera umwana, ubwo nanjye ndabona nyine mvuga aho bagiye kuzana amata haracyari abantu benshi ntaravayo. Ndicara ndanyweye, numva aho ngeze nyine mazi ndayabyimbye, mba bari bunibuka kujya kureba umwana. Ngezeyo nsanga umwana ntawe uhari. Naha mfite umupangu wo kubeshya mama yuko ngo nasanze ngo yatashye, turanyurana. None ngeze hano mu rugo barankubise, barankubita ku buryo guhera icyo gihe narebaga inzoga yari yose nkavuga uti mu izina rya Yesu, ku buryo ntazongera kuyiba. Icyo ni icya mbere rwose cyatumye ndeka inzoga. Mama yarankubise, ndavuga uti inzoga mu izina rya Yesu sinzongera kuzinywa, ndasezeye uzivuyeho. Ibyo byatumye mva ku nzoga, ariko nabwo nyine nshimira Imana nayo yabigizemo umugambi, kuko iyo atari umugambi w'Imana ntabwo nari kubyishoboza. Imana ishimwe cyane. Ni ukuvuga ngo icyo nicyo cyari cyakubase utarakizwa, ntabwo warwanaga se? Icyo bita urugomo. Oya, cyo kurwana cyo wapi rwose. Niyo ndi ku ishuri njyewe, ubundi nashakaga kuba narwana wanyinjijeho, ariko kurwana kwinjijeho oya wapi rwose, ntabwo ibyo nabijyagamo. Oya nibyo rwose. Imana ishimwe cyane. None se ku gukizwa kwawe ni iki ubona byahinduye uyu munsi wa none? Icyo byahinduye uyu munsi wa none, bamwe mu nshuti zanjye nyine hari abo nagendaga bavuga batafitiye umumaro, bibera mu ngeso mbi, aribo nyine arizo nshuti zanjye nifitiye. Ubu kubera ndi umuntu wakijijwe, ubu turahura rwose bakava mu nzira, dore wakijijwe araje. Ubu ntabwo bamvugisha kubera nyine bo abenshi noneho byanarenze urundi rugero, si n'inzoga gusa, n'amatabi n'ibimogi no kwiba. Ndashima Imana ko nakijijwe. Ubu barambona ntibanansoze, ntibanandebe. None se ko ukunda gukina umupira, ko no mu kanya wari ugiye kujya mu gapira, ubwo gukina umupira n'agakiza no gukizwa, iyo abantu bakina ni siporo, kandi siporo ntabwo Imana nayo itubuza gukora siporo. Ntabwo agakiza katubuza gukora siporo cyangwa se gukora mbese kugorora ingingo. None rero iyo abantu bakina, nakinnye karere urayizi? Ndayizi karere twaratukanaga, byaba ngombwa bakuvuna nakuvuna umuntu. Ariko ibyo byose ngewe narakijijwe, kuri ngewe ndumva ntabwo mbishoboye bite, ariko njye nafite sosiyete itari nziza aho uvuze. Hari abana twagendanaga batukanaga cyane. None rero wowe ukijijwe ugakina n'umupira, ibyo bintu birahura? Birahura cyane. Njyewe buriya nk'iyo ndimo ndakina, ikintu cya mbere njyewe nkora, niyo ndi mu kibuga buriya njye nyina
nifitiye ubwoba baramvuna kubera ingwa ndasha imbaraga araza mutaze ngiri icyo mpindukaho ku ngingo zanjye igihe burangiye nyine nigengesere ntabyo sinyina natukana buriya iyo ni mu kibuga nirinda disipurine nyine. Maze iminsi igenda mpura nawe muri izi karitsiye ugenda uri wenyine, n'ejo bundi nakubonye haruguru hariya ariko nari kujya umuhanda wambuka uri wenyine kandi imbere aho ufite agakungu cyangwa se abana benshi. Nta bana muri mu kigero kimwe bakijijwe? Barahari. Abo mukinana? Barahari. None wabonye ko Imana amaze gukizwa hari ibyo agomba kuyaka, ba bandi bamujyanaga mu bibi, bamwe bagufashaga kujya mu byaha. Erega ubu ku myaka urimo gukizwa ungana uko ni ibintu by'umugisha ukomeye cyane, kuko hari n'abasore bakuru bananiwe gukizwa rwose, birirwa bajyana iwawa, ejo bakabakurayo, ejo bakongera agasubirayo. Twebwe rero iyo umuntu akijijwe ari mutoya, nicyo kiganiro turiho kugira ngo n'abandi bana wenda bazacyumva cyangwa se n'abandi bantu bakuru badakijijwe bayobora inzira yabo y'abana babo gukizwa kuyoboka umwami Yesu. Rero kano kanya ikintu twaganiraho, kuko nabwo ngo turaganira ku bintu ku nyungu eshatu, siko bimeze, kugira ngo kwitandukanya byagufasha umwanya ungana iki? Kwitandukanya ko urabona bari abantu umuntu itandukanya nabo inshuro nyinshi hari igihe bari bamufasha. Twebwe agakiza kakwambura ibintu ubundi ubona ko zari inkingi, cyangwa se sinzi uko nabyita, byari nk'ipoto ifashe igikuta. Urumva rero iyo ubikuyeho ukabiyomoraho uba ugiye kwihigira, ucyambere ugiye gushaka umwami bo batazi, bimwe bakakwita umuyobe bakumva ko wayobye. Uyu munsi wa none ni iki cyagushoboje kwitandukanya? Wababwiye ko wakijijwe? Ndabibabwiye. Njye niyo ndi ku ishuri nkabona nk'umwana uri mu bintu bidafite agaciro, kuko ubundi akenshi na kenshi ngewe nk'iyo ndi ku ishuri akenshi ngiye mba nimba indirimbo z'Imana. Nyine nawe abana urabazi, noneho adiriva yasaze, ni igicucu, ibintu nk'ibyo baba babigize brag nyine. Ariko ngiye nkababwira uti rero buriya nubwo ngiye muri kutsika ngewe narakijijwe, sinyiri wa wundi wirwanaga n'inshuti ziri mu bakobwa. Hari ibyo bita gufunga inguni. Birahari cyane rwose. Ujya wumva gufunga inguni? Mu kigo biba bihari ari byinshi. Wowe ntabwo ujya ufunga inguni? Wapi? Ntawe uragufungana inguni? Oya, ngewe natinya abakobwa buriya. Ese ubundi gufunga inguni ni ukugira ute? Gufunga inguni hari ukuntu umuhungu nyine wenda ufite nk'umukobwa mukundana, ugasanga wenda nk'abandi bagiye muri break, biterwa n'abakurenge bura nta rugero rwo ku ishuri kubera no nkunda kubibonera. Abandi bagiye muri break, ugasanga we nyine yicaranye na wa mukobwa hirya aho ngaho mu nguni, baricaye bari kuganira, noneho ugashiduka usanga ibyari kuganira ugasanga byahindutse amabi. Ugasanga bafatanye nyine, ukavuga uti mu izina rya Yesu gatutokeje. Ubwo se kuri pasiteri ku ishuri ko ariko bakwita bitewe n'uko wakira se nk'umukiza, uhita ubandikaho ibiganiro bati mu izina rya Yesu? Oya, kubera akenshi na kenshi undi usanga ari abasiniya, aho ngaho waba ugiye kwishyira mu byago banakwica, waba ugiye kwiteranya nawe. So Imana ishimwe cyane ko yaguhamagaye rero uri aho ngaho. None rero tugana ku musozi w'ikiganiro turi gukora kano kanya, inama z'abari mu kigero cyawe wabagira ni nk'izihe? Murakoze. Inama numva nabagira, kuza muri Yesu byose birashoboka. Erego naje muri Yesu ugakina uwo mupira, ukaba n'uwo musitari ariko nyine usenga, ukambara iyo myenda y'abasitari usenga ukijijwe. Ibyo rwose byaba byiza kurushaho, kuko akenshi na kenshi usanga ungura umusitari, benshi barakuzi ariko bakuzi se kuki? Bakuzi kuri bya bintu, kuri bwa busambanyi, kunywa itabi, ibintu nk'ibyo nyine. Ariko uje ukaba uwo musitari ariko noneho ukabikorera Mugakiza, ukabikorera muri Yesu, aho rwose biba ari byiza.
icyo nagira inama ku rubyiruko bagenzi banjye cyangwa ku bana bari mu kigero kimwe nanjye, icyo nabagira inama ni ukuza bakajya imbere ya Yesu arahari yiteguye kubafasha nabo. Amen. Hari akandi kantu rero kanshimishije, uburyo iyo umuntu ari muri Yesu aba ameze neza. Urareba ukuntu ukeye, ubona ukuntu ukeye usa neza. Nshuti, nta burage turi gutera hano. Yewe twajyaga duhura usa nabi, none uyu munsi wa none usigaye uri ku cyango, nazamuye urwego. niyo ngo wamaze kumenya Yesu, ariko rero turashimira Yesu. Rero niyo mpamvu turi kubwira n'abandi badafite agakiza ko bagomba kuyoboka Yesu, kuko Yesu iyo umufite ugira isuku, wiyitaho, uvuga neza, uba ufite ikinyabupfura cyinshi. Uyu munsi wa none rero tugiye gusoza ikiganiro, mbabarira utumara amatsiko. Ni uwaguhuguye, ni ubwenge bwawe, ni inama zawe. Kare nasanze uri no mu dusuku urimo wita muzehe, umwitirano we umukubira imyenda, kandi mbere ntabwo byabagaho. Na mukecuru bafurira bapapanyiriza. Ubwo bwenge bwose n'ibitekerezo ni uwakugira inama, cyangwa n'umwuka wera wo gusara, cyangwa amaze gukizwa usanga hari ibyo ugomba guhindura. Murakoze. Buriya umubatizwa ni ikintu cyiza cyane, kuko iyo ugiye kubatizwa urabanza ukiga nyine, ukihugura, bakakubwira uti iyo wageze muri Yesu ufatiye umurongo, bigenza gutya na gutya, nyine ibintu nk'ibyo babyita kwiga igice. Ibyo nibyo byamfashije. Nshimira na mwarimu wanjye wanyigishije umubatizo, buriya ndamushimiye cyane, niwe watumye ubumba uwo ndi we. Amen. Nshimira n'Imana yabinshoboje. Amen. Arakubwira tugomba kwiyitaho umukozi w'Imana. Ntabwo waza kurimba wambaye ikabutura icitse ku kibuno, cyangwa se zo kuririmba wambaye ibintu bidafuze. Ariko hari nabo batabibwira, wamara kwakira buriya iyo umuntu akiri mu byaha ntabwo amenya ko asa nabi. Ushobora no kwambara umwenda wawuhindurije imbere hano, washyize hano, ukajya ugiye numva nta kibazo. Ariko wamara kumenya Yesu akakubwira ati ibintu ntabwo. Hari ibintu Yesu yigeze akubuza? Birahari. Tubwira ibintu Yesu yaba yarakubujije. Ikintu cya mbere yambujije kwirinda inshuti mbi, kugendera mu bigare. Wenda urakagendera mu kigare cyaba abana bazi ubwenge muri ku ishuri, muvuga uti tutaye muzi wanditse ko gutyo nyine. Icyo cyo cya mbere yambujije. Icya kabiri ndi kumva ari ukugira kureka za nzoga. Arakubwira ati ibi ngibi ubu n'uwaguha akarwa ntabwo agashobora, cyangwa dunda ubwoko. Oya, ibyo ni byo abapagani. musigaye ndeba n'inzoga nkumva ngiye kuruka wowe. Reka da, yeweho none nicanye n'umuntu wazinyweye umutwe tundya sinzi, ntabwo mbimubwira, ariko mpita numva ikizungera mu mutwe wanjye, kuko urumva ni ibintu ntamenyereye, ni ibintu ntanashaka no kujyamo, ahubwo tukagumya tukayoboka izindi nzira. Rero tugana ku musozo w'ikiganiro twari dufite uyu munsi, nanagushimira ko wampaye umwanya wawe. Uyu munsi afite match wari bugiye gutera, wayikwebye uravuga ati uyu munsi turashaka ko tuganira, kandi tuzongera tunaganira cyane, tuzongera tugire n'undi mwanya wo kuganira, kuko ntabwo birangiye. Ikindi gihe uzatubwira impinduka wagezeho, ndetse ubu uri n'umuhanzi, uri muririmbyi, byose urabikora, ariko numva wanacuranga cyane. Ubundi gucuranga urabikunda? Ndabikunda cyane. Wumva ari umuhamagaro cyangwa ntabwo ari umuhamagaro? Njyewe sinzi, ngiye mba numva muri njyewe nta mana idashoboka, cyane cyane iyobokamana. Hari akantu nibagiye kukubaza nibutse nyuma, kwiga mu ishuri utarakizwa. Nituvuga utarakizwa, ukigenda muri bwa buyoga n'ibindi no mu kigare, mu ishuri wabaga wakangahe? Mu ishuri nyiri muri bya bigare. Niyo ndeba gutya, buriya nasiye mu wa gatanu imyaka 2 kubera bya bigare. Mu wa gatanu imyaka 2? Imyaka 2.
ariko wa mwaka wa gatatu waje kubera nari nasobanukiwe icyateraga ibyo byose naje mpita mba uw'icyenda. urumva ese ko yakoze umurimo ukomeye niyo ngo kumumenya ubwenge bwahise buza. nari ni wa muntu uzana amanota 41 amanota menshi nagiraga ni 43 ariko noneho nahise nza mbu wa9 ngira amanota 66 uri kumva ko nari nazamuye urwego cyane nubwo ntageze kure cyane ariko hari icyo byari byahindutse. ibyo byabayeho wamenye Yesu aho wari umaze kumumenyera umaze kwitandukanya umaze kumenya icyaha n'igisa n'icyaha icyo bita kwitandukanya. rero wakoze ku kiganiro twagiranye dushimiye ku bantu bose badukurikirana ku Muhuza YASIPI TV by'umwihariko Nshuti nk'umutumirwa ukomeye cyane twamusuye mu rugo iwabo. murabizi ko bashiki be n'abakozi Imana ndetse n'ababyeyi be n'abakozi Imana ufite na mukuru wawe nawe nabonye yitonda cyane nawe rimwe hari igihe tuzajyana ikiganiro nzamusanga hano atubwire nawe ndumva amashuri agiye kuyarangiza uyu mwaka nawe nibwo ari burangize. urumva rero duha Imana icyubahiro ibyo wa mwana waza ashima Imana banga Imana yakoze umurimo ukomeye mu rugo rwacu ni ukuri iyo yose ni imirimo ikomeye mu rugo rwanyu. rero ni iki wasoza ubwira ababyeyi n'inshuti n'abavandimwe? Ikintu cya mbere nabwira ababyeyi ni ukureba abo bana babo. ushobora kwibwira ngo umwana ngo ari kumwe n'inshuti ziwe ariko se izo nshuti bari kumwe ni izihe? ni inshuti zikunda ibiki? ni inshuti zikora ibiki? twumva ari cyo ngicyo nabwira ababyeyi n'inshuti zanjye icyo nababwira birinde ibigare. bumvisha uburyo nanjye nari n'umuswa mu ishuri rwose nagera ngasubira imyaka 2 ariko nyuma yaho maze kumenya icyo nakoraga muri iyo myaka 2 byahise bimeza isomo noneho nza nsinda amasomo ku buryo ubu ngubu nanjye ndi bakora umwaka wa 6. Imana ishimwe cyane. rero ababyeyi bawe ntabwo wasoza bashimira? nawe ndabashimira cyane kuko iyo batabaho ntabwo buriya umubyeyi aravuga pasiteri niwe ujya ukunda kutubwira uti ngo uzirinde umuvumo w'umubyeyi. buriya umubyeyi yakuvumye buriya uwo muvumo ngo kwikuraho ngo biragoye. none se ndirimbo ugiye yumva y'Ijana indirimbo 32 ngo mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana njye mbere ko ntabwo ndayifata n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba azafashwa no gusenga. uyu munsi wa none ujya usenga ubwoba ntabwo ujya ugira? mbere wagiraga ubwoba bwarashize? mbere nagira ubwoba. hari n'igihe umuntu yavuzaga induru y'ababyeyi bakaza bakabyuka ari ibintu bibaye gusa cyangwa ngo sindara muri kino cyumba kubera ko adasenga. byigeze bikubaho se wowe? byambayeho cyane. njye ndi wa muntu ushobora kumva nk'utu kana kawaha yapfuye. buri kwirana mu cyumba biba bigoye cyane. ndaryama ariko ndyama mfite ubwoba ariko ubu byarahindutse. Yesu yaraje. rero wakoze kubana natwe mu kiganiro hano ku Muhuza YASIPI TV kandi ikindi gihe tuzongera tukwakire utubwira aho bigeze nanone umurimo w'ivugabutumwa cyangwa se wo gukorera Imana. kandi Imana igomye gukomeza kuba watangiye gukorera Imana ukiri muto. ngiye ku giti cyanjye n'ibintu bishimisha rimwe nzaza duhane ubuhamya nkugire inama atari kuri kamera z'uburyo waguma muri uyu murimo kuko mu rugendo twese turahuguranye ni ugufatanya. niyo mpamvu rero Bibiliya ivuga ngo umuntu wese anezeze mugenzi we amubere inyunganizi amukomeze. rero turakomezanya. Imana iguhe umugisha mu kiganiro twagiranye ku Muhuza YASIPI TV. navuze ko nidusoza ndi busenge ngira Imana igukomeze. ngewe nshaka kubwira Imana ngo igukomeze izo ngamba wafashe. ariko iyo umuntu atangiye gutinyuka kujya kuri kamera nk'ahangaha cyangwa se naho atajya kuri kamera agahagarara imbere y'abantu agamya Imana, ibyo ubwabyo bimurinda kujya mu byaha cyane. ubu ngo buri kwishinganisha n'umuntu wakubona mu bibi yahita avuga ati niko shaka siwe nabonye ku Muhuza YASIPI TV uvuga ngo ntabwo unywa inzoga ntabwo ukora ubu ngubu ko turi kukubona muri ibi. rero hano hose ubujya n'ahari hose uhagarara uririmba uvugira Imana ni ibiguhamiriza cyangwa se nawe ubwawe bigutera ishyaka ryo kuvuga ngo hatagira umbona muri iki
bambona muri iki ngiki. Rero ibyo ni byo bita kugira ishyaka ryiza. Ubwo ukomeze kugira ishyaka ryiza ryo gukiranuka imbere y'Imana. Mana, tugushimiye ko abanye natwe mu kiganiro twari dufite cyari cyo kuganira ku muhamagaro wahamagaye umukozi wawe Nshuti. Uyu munsi wa none rero twari turimo tugushimira ko wamugiriye neza, ukamuha agakiza, ukamukura muri biriya byose, kandi nanjye ngushimira ko wagize neza nanjye kunkora mu bitavuga Imana, ukampa agakiza kawe, icyoro n'ikibi cyawe. Uyu mwanya rero dusengeye ababyeyi biwe bamufashije gukizwa, dusengeye n'abamubaye hafi bamwigisha kugira ngo asobanukirwe inzira yawe, kugira ngo nabo ubahe umugisha wawe. Uyu mwanya rero Nshuti ndamukuretse, ukomeze impano ye, ukomeze amaboko ye, wagura imbago ze cyane. Iyi mpano afite uyizamure cyane, uzamurire gusubira inyuma ukundi, kandi umuhe ubwenge budasanzwe. Niba agukorera akuvugira, nawe muhe ubwenge mu ishuri atsinde. Kandi dusenye n'abumvisha iki kiganiro cyose tumaze kugirana nawe, kugira ngo ubahe umugisha wawe, kugira ngo wagure imbago zabo, kandi ikiruta byose ubwo uzaza uhamagara amazina y'abawe bose, natwe tuzumva izina ryacu tukwitabe. Urakoze rero, namusabiraga ubwenge bwinshi, musabira n'uburyo bwo kwiga neza, musabira no kugira ngo umukomereze mu gakiza kawe, mu izina rya Yesu ufite imbaraga ryanesheje. Amen. Rero Imana